urugendo rwanjye rw'amashuri na carrière ntangiriye gatoya aho nahembewe n'Imbuto Foundation. Mbere gatoya nari umunyeshuri wo muri 9 years basic education mu karere ko mu majyepfo, akarere ka Kamonyi, ku kigo cy'amashuri cyitwa GS Bubazi. Ntaramenya neza niba First Lady ajya ahemba abana b'abakobwa bakoze neza. Hanyuma ndakora bisanzwe, umwana wo mu cyaro ndagerageza, nza kumva ngo nabaye wa mbere mu karere ka Kamonyi, ko numvaga hari andi mashuri akomeye cyane ahari. Numvaga ko bitashoboka ko njye wigaga kuri icyo Kigali njye waba wa mbere mu karere. Hanyuma ngeze ku kigo bari bampaye kwiga supérieur, nza kusanga bampamagaye directeur padiri wacu ari umuyobozi, arambwira ngo Jeannette Kagame arashaka kumpemba nk'umwe mu bakobwa bitwaye neza. Nabaye excited, ahantu hose ntashye no muri vacances nsanga mu cyaro byagezeyo ngo ni umukobwa wa Jeannette Kagame. So byaranshimishije, noneho ntangira kugira ikintu gisa nk'aho ari umwenda mfite, avuga ati iyo sura nagaragaje ahantu hose nciye baravuga ngo ndi umukobwa wa Jeannette Kagame, ngomba kuba koko uwo muntu nkesa umuhigo, cyane ko yari yanatubajije akazina keza ngo inkubito z'icyeza. Numva ko ngomba kuba umuntu koko ubimininga. Hanyuma byaranyencourage n'abandi bose bakamotiva, nkumva ndi urugero. Umwana wese muri quartier akavuga ati nzaba nka Clemence. Ziza kurangira koko nk'uko yari yabidushishikarijeho ko twakwiga STEM tukajya muri science, birankundira. Nza kuba umwe mu bantu bahabwa ishuri ryo kwiga civil engineering, ndabikomeza njya mu kazi. Ariko n'ubu aho ndi hose aho nkora mba numva ko ikintu cyanteye motivation no kugera aho ngeze ubu ngubu, kuko ntekereza ko nkiri inkubito y'icyeza nk'uko byahoze, nk'uko yabitubatije. Ikintu kimpa motivation si icyo gihe gusa, ahubwo n'ubu ngubu ndacyumva ko mfite gukora nkaba intangarugero nk'uko byahoze koko, nk'uko yakunze gukomeza tumotiva kuba inkubito z'icyeza. Nkaba rero nshishikariza abana b'abakobwa kuba bakwitinyuka, utitaye aho uturuka, utitaye uko umeze, kumva ko ugomba gukora kandi ugomba kugera ku cyo abantu batekereza cyangwa se bumva ko kitashoboka, ahubwo utakigeraho kubera ko ni imbaraga ukoresha, ubwenge ukoresha, ubushobozi ukoresha, ibintu byose abandi bafite nawe urabifite, wabigeraho.